Agora. Nonese ntabwo waba uzana imigambi yabahererera umugambi se mama waramuhetse ariko se wazihanganye basi umunsi umwe gusa ukaba muzima kwe none se narapfuye sinabimenya Yesu okay wowe ndangira ureke kundaza nze noneho reka tubyoroshye ende muhamagara urimo nambaye kurangisha umusazi nabyo nako bisa Yesu ngaho reka bigucange nkuko byancanze siramo namwe ukamuhamagara Urugamba batsindwa shamba urugamba wari gucaha ndeke nibunda urugamba batsindwa ko waje kare nahageze kare hano iki cyose kikari gutegekere napazuka yumva indege birote nasinziriye batavuga ibara amasuri yari kwinuka imisozi yewe birote ibara amasuri ndumva itaribye igisasu kigenda kiribura hano ese urabizi sigamba muranda simfite detache ndamusanga kandi urayibona yego sigaye ndi umusaza bluetooth ndamusanga kandi ko negita none bati ngoro ese kusuza nasura se narwaye ngomba guhora ntago muzi nanjye ndamwibagiwe ndamwibagiwe nose usetse iki usetse iki usetse iki aya ako hagati karacitse nsubiramo ako hagati karacitse usetse iki wowe ako hagati karacitse kari hehe karita niho nagakuye kandi tutwikire ntabwo mbyibuka mubwira ati n'udutware ibeshya ukore ku gatonto ako gapupe tonto yatuzaniye yatuzaniye
ariko ibi bisazi ni bwoko ki? Abasazi ko bayobye. Bayobye. Utazigera nari mutekereza ngo kurya ko kintu nekuriye ngiye ku rugamba. Ye barakishe nagazo. Byakara. Usize muri aba basazi koko. Itubasaze koko. Tumutera urushinge rwawe gigasha. Tumusize rwawe ni ubere hano. Urushinge kamugiga. Tuza cyawe ugiye gufatwa na mugiga. Cya mugiga. Uyu muntu kagaramye hano nkaho mwamwishira. Kandi mwabasazi. Koraho. Ubasazi ni ibyago by'umuntu. Ngiye mufite utwana rwose. Utwana n'akana nawe n'akana. Ye baba we mwishumo. Reka njye kubarega kuri polisi.